umutuku ngo iyo hazemo icyatsi umunyamaguru aratambuka, umutuku umunyamaguru agahagarara, nawe ugatambutsa ikinyabiziga cyawe icyo ari cyo cyose waba utwaye. Nk'abanyamaguru bajyaga bakunda kuba bagukoresha amakosa, ugasanga muhure muri izi zirabure uramugongeyemo kandi nyamara wari wahawe uburenganzira bwo gutambuka. Ibyo byo ku bashoferi nk'amwe mwabitwaraga gute? Ugasanga barakwandikiye, ikibazo kuri wowe cyari iki ubwo ngubwo? Gusa ikibazo kiba kiriho mu bigaragara tugomba kugenda twubahirije amategeko y'umuhanda. Waba bibaye ngombwa ko urengera ibyerekeranye n'umuvuduko wagenwe w'ibinyabiziga, aho ngaho niho usanga mugonganira n'abanyamaguru. Ariko ubundi iyo witondaga ugenza gakeya, nawe ugira uburyo ki ubyitwaramo ku buryo ki utateza impanuka mu muhanda biturutse ku burangare bwa bagenzi bawe. Nawe ubwawe ugomba kwirinda uburangare. Ese nk'abanyamaguru nka polisi y'u Rwanda urabona yazajya ibaha ibihe bihano kubera yuko nabo biri kugaragara ko bari kugenda bakora amakosa? Umugenzi ugasanga ari kwirarara akavuga ati njye nta plaque ngira, nta byangombwa ngira, nta kosa ryamana na rimwe rihari, nzajya nica amakosa, nzajya nkora amakosa hamwe namwe mu mihanda. Ugasanga nyine bibaye ibibazo nk'ibyo ngibyo. Se ni nk'ibihe bihano wasabira abanyamaguru kugira ngo nabo bibagereho nk'uko namwe bibageraho abatwaye ibinyabiziga? Byibura usibye ko wenda babanza bakabahugura, wenda nabo bakaba byaba ngombwa ko babigisha amategeko y'umuhanda. Byamara kuba ngombwa wenda nabo bakagira uruhushya rw'agateganyo rubashisha mu muhanda, rubemerera guca mu mihanda ya kaburimbo. Naho ubundi ubu ngubu icyiza ni uko babanza kubahugura, guhanwa bakazahanwa nyuma. Uramutse wahana nk'abanyamaguru wamaze kubaha izo nyigisho zose, ese urumva nk'ibihe bihano byabateganyirije we wabasabira? Ni nk'ibihe bihano wabasabira? Byibura kimwe cya kabiri mu muhanda twajyaga ducibwa, niba ari 25 ubwo ni 12,500. 12,500 ku munyamaguru, umushoferi 25. Urumva icyo gihano cyaba gikwiye kuri wowe? Cyaba gikwiriye. Ese baramutse bayaciye nk'umudamu wawe wayatanga wishimye wowe? Nayatanga tu. Ntuvuze na 5, uravuze ati ni 12. Nayatanga. Wayatanga kubera ko ari umunyamakosa agomba guhanwa. Agomba guhanwa. Ese urabona polisi y'u Rwanda nk'uko uri kubibona iri guhugura uburyo abantu bagomba kwambuka. Ufite telefone ku gutwi baramushyira ku ruhande bakamwigisha, ufite ekuteri mu matwi nawe bari kumushyira ku ruhande bakamwigisha. Ese ni ukubera iki abanyamaguru bakunda gukora aya makosa? Radiyo bagiye bazumvira iwabo, ko byaba byiza cyane cyangwa kwitaba bakitaba bagiye ku nkengero z'umuhanda batari mu muhanda, si byaba ari byiza buri? Benshi ntabwo ujya muri radiyo ntibamenya gahunda zabyo. Uba usanga bahugiye mu mirimo, ataha ananiwe, uzinduka agenda, nuko nyine amakuru ntabwo bapfa kuyumva. Abananiwe agiye nyine ari kuza mu mirimo agahitamo kugenda yumva radiyo, yumvira mu matwi, yiyambukira umuhanda uko ashaka. Urumva ibyo byaba ari byo? Abo ni babandi rero bari mu rwego rwo guhanwa. Abo ni babandi bagomba guhanwa. Nibo bagomba gucibwa bya 12 uri kubasabira. Byaba ari byiza.
munyamaguru rero ubashije kutwumva hano kuri kamera za Boot TV, twari turi hano Nyabugogo aho polisi y'u Rwanda iri guhugurira abanyamaguru uburyo bagomba kwambuka zebra aho ziri hose, uburyo mugomba kwitwara muri iyi mihanda mwayigezemo, ugomba kwambuka hajemo icyatsi, iyo hajemo umutuku ugomba guhagarara kandi ukagenda muri zerebure wihuta utirukanka cyane, kandi ugasiba kugendera ku ruhande ukagenderamo hagati. Ekuteri ni ikintu kizira, cyangwa kwitabira telefone ku gutwi. Murumva ibihano umuturage mugenzi wanyu ari kubasabira, ariko leta nayo izishyiriraho ibyayo, nibishyiraho ibyo bikabagonga bikabafata, muzihangane ntimuzagire ngo ntibabahuguye. Sibyo byaba ari byiza buriya cyane, nibyo byaba byiza kabisa. Polisi y'u Rwanda wayishimira gute? Ni intashyikirwa, ndayemera cyane. Akazi barimo, akazi kabo urakishimiye, niyo bagufatiye mu makosa wayakoze bakaguca amande uremera ugahanwa kandi ukayatangana n'umutima mwiza kugira ngo utazongera gukora iryo kosa ukabyirinda cyane. Sawa, urakoze, Imana ikomeze guha umugisha nawe. Ku munsi mwiza. Izina ryawe bakwita nde? Bucyanayandi Eric. Bucyanayandi Eric. Ufite abana bangahe? Umwe. Umugore? N'umwe. Umwana wawe n'umugore wawe wagize amahirwe yo kuba wagira uruhushya rukwemerera gutwara ikinyabiziga, amategeko y'umuhanda urayazi, uzajya ugenda uhugure umugore wawe n'umwana wawe, imbaza ubwenge umuhugure kugira ngo ibi bintu bibe nk'umuco nyarwanda muri twebwe. Impanuka zibera mu muhanda zimwe na zimwe zaturutse ku makosa yacu y'abanyamaguru cyangwa yanyu, n'abashoferi bagenzi bawe ugende ubahugurira kugira ngo bagende bahugure n'abagore babo n'abana babo, byaba byiza cyane. Nzabahugura bose muri rusange. Sawa, kandi urabibona turi Nyabugogo, aho polisi y'u Rwanda iri kwigisha abanyamaguru uburyo bagomba gutambuka muri izi zerebure. Murabizi neza hari abajya bica amategeko bagatambuka aya matara atarabemerera gutambuka, nk'uko muri kwibona harimo umutuku, agahita yambuka nyamara yakagombye kwambuka hajemo icyatsi. Musore, bimeze gute aya masomo, uri kuyumva gute ya polisi y'u Rwanda? Aya masomo bari kutubwira nta kintu atwaye nk'uko bari kuduhugura ibyo tugomba kuzajya tugenderaho. None wowe wambukaga bimeze gute? Habaga hajemo icyatsi cyangwa habaga hajemo umutuku ugahita wiyambukira, wabigenzaga gute? Muri makeya sobanurira uko wowe wajyaga wambuka cyangwa bagenzi bawe bana. Hano muri ino feruje abantu bakunda kwambuka benshi bajya kwa Mutangana n'abavayo, nta gahunda bagiraga, ariko uko bari kugenda batwigisha ndumva buri muntu wese biri bumufashe bazajya tubigenderaho. Muzajya mubigenderaho. Urabizi ziriya ariya matara y'iyi feruje itanga uburenganzira kugira ngo abanyamaguru bambuke. Wowe ubizi gute iyo hajemo umutuku cyangwa icyatsi? Wambuka hajemo irihe bara? Nambuka hajemo icyatsi. Wambuka hajemo icyatsi. Hari ukuntu mwambuka muri zerebure z'abanyamaguru ukambuka wirukanka cyangwa ukambukira ku ruhande, ese ibyo byo biremewe? Oya, ntabwo byemewe. Ibyemewe ni ibi? Byemewe ni uko tugomba gutegereza akabanza hakazamo ubururu ukabona kwambuka. None biremewe kwambuka wirukanka cyangwa ugenda wihuta buke utirukanka? Ntabwo byemewe kwambuka wirukanka, ugomba kugenderamo hagati nta kunyura ku ruhande. None hari ikindi kibazo kiba gihari, kwambuka uri kuri telefone cyangwa washyize kuteri mu matwi, byo nabyo byaba byemewe cyangwa?
oya ubu uvugira kuri telefoni nabyo ntibyemewe, no kuba wambaye ekuteri nabyo ntibyemewe. None nk'ababikora ubutumwa wabaha ni ubuhe kugira ngo nabo babireke ko atari byiza? Ubutumwa nabaha kuko bose ndumva nta muntu batigishije, buri muntu wese agomba kugendera ku mategeko yumvishije. Ku mategeko buri muntu wese yumvishije. Ese nka polisi y'u Rwanda iri gushishikariza abaturage mu kwambuka iki gikorwa, urakibona gute no mu yindi mijyi igize igihugu cy'u Rwanda naho hose birahari? Abaturage uri kubona bari kugenda, buno bukangurambaga bari kugenda babwakira gute? Iki gikorwa nta muntu wagifata nabi kuko polisi kiri gukora ni ikintu cyiza cyane. Sawa kandi urakoze, Imana ikomeze guha umugisha. Bakwita ngo iki amazina yawe ariko? Jacques Tuyisenge. Sawa urakoze kandi ukomeze ubwirize n'abandi no mu rugo aho kuba wakurikiranye Boot TV. Warakoze cyane kuba wemeye gukora na subscribe, wari mushyashya ukaba ubaye umwe mu munyamuryango waha kuri Boot TV. Imana ikomeze kumera umugisha. Hano twari Nyabugogo rero mu guhugurira abanyamaguru uburyo bagomba kwambuka zebra. Ciao ciao, nawe ubutaha mu biganiro bikurikira.